bavandimwe nkunda bo mu muryango wa Padiri Mauri, Yezu Kristo akuzwe. Turakomeza urugendo rwacu duhugurana mu bijyanye n'ijambo ry'Imana, kandi kuko tugerageza gufatanya nk'abavandimwe kugira ngo iryo jambo ry'Imana rituyobore kandi ritubere kuko inkingi twegamiyeho muri uru rugendo rw'ubuzima bwacu. Turakomeje rero kandi kuko nkuko nkunze kubibasaba dufatanye. Mbere yo gutangira rero nagira ngo mbahe akantu k'umukoro muza gukora, hanyuma tugahurira muri ziriya gurupe turimo mumbwira igisubizo. Hari ahantu nibeshye mu ivanjiri ishize, nagira ngo uwabyumvise akumva ko nibeshye azambwira aho nibeshye, ubwo nzaba aho nibeshye nzamushimira cyane. Ni akitozo gatoya mushobora kugenda mugakora kugira ngo twese ni nk'umukino, ariko umukino mwiza nyine wongera kudufasha kugira ngo turyoherwe n'ubuvandimwe kandi turyoherwe n'uru rugendo. Amasomo rero uko ari atatu y'iki cyumweru, isomo rya mbere, isomo rya kabiri n'ivanjiri, byose birongera kudususurutsa no kuduha ubuzima muri uru rugendo nyine turimo. Ndabizi ko mwatangiye amahugurwa azabafasha gufasha abandi, mwebwe mwahiswemo kugira ngo mubashe gukurikira ayo mahugurwa, mubyige neza, kandi ndanabasabira kugira ngo ibyo mwiga bizagirira akamaro nyine n'abo Imana izabatumaho ari mu muryango wa Padiri Mauri ndetse no hanze yawo, kuko nk'uko umwepiskopi Karidinali w'i Kigali yabisabye, rwose tumufashe kugira ngo abantu bose bagire ubwisanzure bwo kuvuga, ubwisanzure bwo kubasha kugira uwo babwira. Burya ni impano ikomeye kugira uwo umuntu abwira, kuko twebwe tubwira Imana ikatwumva, ariko hari n'igihe umuntu hari aho umuntu agera akumva hari nta muntu ukimwumva, n'Imana ubwawe ntikimwumva ahari. Ariko twebwe dufite ayo mahirwe yuko Imana itwumva, natwe dukoreshe ayo mahirwe kugira ngo twumve abandi, tubatege amatwi, kandi koko byose tubigirire kubera yuko twamenye Yezu Kristo kandi ko twakiriye umuhamagaro we. Mu isomo rya mbere rero, mwene Siraki aratubwira ko umuntu amenyekanira ku magambo avuga, ariko kenshi na kenshi burya mu muco wa Kinyarwanda kuvuga cyane ntabwo bikunze kwakirwa, ahubwo usanga abantu bahitamo kwicecekera kugira ngo umuntu atamenya icyo batekereza. Ariko mu yindi mico y'ahandi, umuntu icyo atekereza arakivuga, bityo n'abantu nyine bakamenya aho ahagaze. Ariko iwacu i Rwanda ibyo bintu bikunze kugorana. Burya rero ngo umuntu nyine ngo akari ku mutima gasesekara ku munwa, niyo n'iwacu mu Rwanda nibwo bigoye, ariko uwo mugani waravuzwe, akari ku mutima gasesekara ku munwa. Icyo umuntu afite ku mutima iyo atakivuze ntabwo wazapfa nyine ukimenya. Umuntu rero nyine ngo utashishoza umubwirwa n'ibyo avuga, kuko avuga ibintu by'amahomvo, ariko umuntu ufite ubuhanga avuga nyine amagambo ajyanye n'ubuhanga, amagambo cyane cyane ashobora no kubaka abandi, akabaganisha nyine kuri ubwo buhanga. Mu isomo rya kabiri rero ho twongeye kumva yuko ubwo buhanga bw'Imana, yego turabwakira, ariko tukabwakirira muri uyu mubiri wagenewe gupfa. Ariko Roho Mutagatifu abibwiye Pawulo, yongeye kutubwira ko uyu mubiri wageneye gupfa hazaza igihe wambikwe ubudashanguka. Ayo ni amizero ya Gikristo. Ayo ni amizero ya Gikristo yumva ko n'ubu bwose turi muri uyu mubiri ushanguka, ushira, ariko igihe kizaza hanyuma Imana itwambike ubudashanguka, iduhe gutsinda yahaye umwana wayo Yezu Kristo, aho twemera yuko n'umutima wacu wose tukemera ko Yezu Kristo
yatsinze icyaha n'urupfu. Ibyo ni ibintu byiza cyane kandi biduherekeza muri aya mizero ya gikristo. Ikintu rero nabonye kandi kikantera n'ibyishimo mu isomo rya kabiri ni ririya sengesho rya Pawulo, aho atubwira ati nihasingizwe Imana Yezu Kristo iduha umutsindo nyine mu mwana wayo Yezu Kristo. Nihasingizwe Imana iduha umutsindo muri Yezu Kristo umwana wayo. Muvandimwe aho uri hose wumve yuko ufite umutsindo muri Yezu Kristo, ufite umutsindo muri Yezu Kristo. Maze rero hari n'akandi kantu Pawulo yongeyeho kanatureba bya hafi, aho yavugaga ati rwose tekana ntuhangayike, aho uri hose ntuhangayike, kubera ikintu kimwe, kubera ko uzumva yuko imihihibikano urimo ubigirira Nyagasani ntabwo ari impfabusa. Murabona twebwe kubera n'umuhamagaro hari n'ibintu dukora ubundi umuntu rwose kuko ibintu nirirwamo rimwe na rimwe ugasanga nabishwaniye n'abantu, kuko ubu ngubu nibyo kuko iyo mihihibikano yose wabamo ubigirira Nyagasani ntabwo ari impfabusa, ntabwo ari impfabusa pe. Niba uri mu gihe yenda cyo kwibaza uti ese kuko imihibikano ubu ndabyuka ngiye muri formation ntayo rugo, rimwe na rimwe nta numenya ko mbikora, nta nagashimwe ntaki, imihibikano yose tugira tubigiriye Nyagasani ntabwo ari impfabusa. Muvandimwe, ibyo bintu rwose bitubere amagambo adukomeza. Nta mihihibikano twagirira Nyagasani ngo ibe impfabusa, ntibishoboka, ntabwo bishoboka. Dukomeze rwose dushimire Imana kuko iduha umutsindo igihe cyose mu mwana wayo Yezu Kristo, kandi twemere imihibikano tugirira Nyagasani tuyongere, ahubwo tuyongere kubera ko twamumenye kandi buri wese muri twe yahuye nawe ku buryo nyine personnel, ku buryo ku giti cye buri wese muri twe yahuye na Yezu Kristo, yahuye n'Imana nyine muri Yezu Kristo. Ivanjiri rero iratubwira ibintu byiza. Uburyarya, ngo mwandyarya mwe, indyarya, uburyarya. Burya uburyarya mu bantu bemera bukaba mu bantu batanemera. Twese uko tungana turi abakandida ku buryarya, ariko ivanjiri uyu munsi yaduhaye uburyo dushobora kurwana n'uburyarya kandi tukabutsinda. Ni gute rero? Buri wese akiyinjiramo, akinjira mu mutima we, akisuzuma, aho kugira ngo arebuze mugenzi we. Burya nta muntu le meilleur ntabwo aba muri ubu buzima. Twese turi abanyabyaha bavandimwe, ibyo bintu tubikomerewe, kugira ngo turebe ibyaha by'uriya, ibyaha by'umupadiri runaka, ahubwo buri wese arebe ibyaha bye, yirebe mu mutima, hanyuma avuga ati icyaha cyanjye ni iki kandi n'icyaha gikabije, ngiye gusaba Nyagasani kugira ngo ibyo byaha mbisohokemo, hanyuma nakire umukiro atanga, kuko nicyo cyazanye umwana w'Imana Yezu Kristo, kugira ngo adukize, kugira ngo aducungure, adukize ibyo byaha byose. Rimwe na rimwe iyo turimo duta igihe tureba amakosa y'abandi, turebuza ibyaha by'abandi biriho cyangwa bitariho, rimwe na rimwe ugasanga turanabihimba, tuba turimo twicirwa, tuba twaguye muri uwo mutego w'uburyarya, kandi uburyarya buva kuri Sekibi. Murabona izo ndyarya ni za mpumyi zidashobora kurandata zene wabo. Nta mpumyi yarandata indi. Nimba tutinjiyemo ngo dukore icyo nakwita examen de conscience, idufasha nyine kumenya icyo turi cyo, kugira ngo twakire umutima, twakire umukiro w'Imana mu kuri kw'icyo turi cyo, biragoye. Ndabasaba nshimitse kugira ngo dufatanye, buri wese yinjiremo, buri wese agerageze gukora ikizame ku mutima we,
hanyuma tureke kurebuza abandi, ahubwo buri wese arebe icyamugirira akamaro aho ageze mu rugendo rwe. Hanyuma kandi twibuke ikintu kimwe, uwo murimo wo kurwanya uburyarya muri twebwe ntabwo ari twebwe tuwikorera, ahubwo ni Roho w'Imana wabuganijwe mu mutima wacu ukora uwo murimo, kandi arabishoboye. Nitumureka akabikora, kuko twese twaramuhawe, uwo murimo azawurangiza, azatsinda. Hanyuma twese tugire umwidegembyo wo kuba ab'Imana no gukorera Imana mu byidushinga muri Yezu Kristo. Ndabinginze rwose buri wese yirebeho, ntihagire ureba mugenzi we, ntihagire ureba mugenzi we, ahubwo turebe mugenzi wacu tumuhe ideni ry'urukundo gusa, tumwishyura ideni ry'urukundo gusa. Nibyo Imana idusaba kuko Imana burya niyo yonyine izi kureba, ishobora kureba mu mutima w'umuntu ikamenya ikirimo. Twebwe ntabwo tubishobora. Ni byiza ko twakwirebaho tukareka Roho Mutagatifu agakora mu buzima bwacu kandi agatsinda. Nitumureka rwose azatsinda. Hanyuma tugire iyo liberté yo gukorera Imana no kuba nyine ab'Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ikindi rero ni uko nidukora uwo murimo wo kurwanya uburyarya muri twebwe, tuzahinduka nka cya giti cyiza cyera imbuto nziza. Cya giti cyiza cyera imbuto nziza. Imbuto nziza twakwera, kuko turi cya giti gihagaritswe n'Imana, ni imbuto z'urukundo, imbuto zo kwihanganirana, imbuto zo kwemera ibyo abavandimwe batubwira tutagombye gukora amatohoza menshi cyane, imbuto zo kumva yuko tugomba gutanga amahoro, imbuto nyinshi cyane, za mbuto nyine Roho Mutagatifu utuye muri twe agenda yera, zikagirira isi akamaro kandi zikanubaka Kiliziya ari wo muryango w'Imana, bikagaragarira cyane cyane muri uyu muryango wa Padiri Mawuri Imana yaduhamagayemo. Bavandimwe rero mukomere, dukomerane, twumve yuko imihihibikano dukorera Imana atari imfabusa, ahubwo dukataze, tujye mbere, kandi buri wese afashe mugenzi we kugera ku ntego. Twumve rero ko turi muri uyu mubiri, ariko Yezu Kristo ni uwa mbere pe. Amagambo yacu aba amagambo yubaka bagenzi bacu, kandi koko turwanye uburyarya, twemera Roho Mutagatifu akarwana muri twe kandi agatsinda urwo rugamba, kugira ngo twese tugire ubwigenge buhamye muri Yezu Kristo uducungura. Nk'uko bisanzwe rero, mugende murebe ivanjiri uyu munsi, nuko yanditswe na Luka, ni mu maverse ya nyuma y'umutwe wa 6. Ni ku mutwe wa 6 wa nefe, guhera ku murongo wa 39 kugeza ku wa 45. Tuhurire muri iyo vanjiri. Nkuko nkunze kubivuga, dushobora gusangira icyo yatumariye kuri za telefone, muri inbox cyangwa no muri za groupe, buri wese avuga icyo iyo vanjiri yamugiriyeho, yamukozeho, hanyuma tugahurira nyine muri icyo gikorwa cyiza kandi kitwubaka, ariko cyane cyane tukemera, tugahindurwa n'ivanjiri, ivanjiri twumva, twakira kandi twamamaza muri bagenzi bacu. Ushobora byose rero nabaho umugisha kandi abarinde, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza kandi mukomeze mugire amahirwe meza.